Mwaramutseho bene data, mugire igitondo cyiza. Turabashuhuje kandi turabifuriza kugubwa neza n'amahoro bikomoka ku Mana. Tugeze rero mu cyigisho cyo kuwa gatanu, ingingo yo kuwa gatanu, turi ku itariki ya 28 Ugushyingo. Mu cyigisho kitubwira ngo indangagaciro zirushijeho kuba ingenzi. Nk'uko bisanzwe, reka tubanze twicishe bugufi dusenge. Data twese uri mu ijuru, tugushimiye cyane uyu mwanya mwiza uduhaye wo kwiga ijambo ryawe. Turakoraritse ngo uze ubane natwe, udufashe, utuyobore, umwuka wera adusobanurire ibyo wandikishije, kandi umuntu wese umuhe gusobanukirwa n'ijambo ryawe nk'uko bikwiriye. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Nk'uko bisanzwe rero bene data, aho muri hose mu birere bine bigize iki gihugu cyacu, cyane cyane muri misiyoni 5 zigize iki gihugu cyacu, turabashuhuje kandi mukomeze kugubwa neza cyane no kugira umwiteguro mwiza wo kuzasangwa mu mahoro. Reka rero twakire mwene data adufashe muri iyi ngingo. Murakoze, ni karibu. Nanjye nongeye kubasuhuza, kandi mugenzi wanjye arakoze kumpa umwanya. Tugiye gufatanyiriza hamwe iyi ngingo yo kuwa gatanu ivuga indangagaciro zirushijeho kuba ingenzi cyane. Mbere ko tuzireba, ndagira ngo twibuke amagambo twabonye ejo hashize, aho twabonye ko ubwenge buturuka mu ijuru, icya mbere ari ubwenge buboneye bwemera kugirwa inama, butishimira ikibi ku bandi. Mbese twabonye yuko buturuka kuri Kristo Yesu. Ni ubwenge burangwamo ubutungane. Twabonye ko tububonera mu byanditswe byera, nta handi. Rero Imana idushoboze kugira ubwo bwenge. Ingingo yo kuwa gatanu ivuga indangagaciro zirushijeho kuba ingenzi cyane. Mbere y'uko tuyimbikamo cyane, ni muri cyo tubanza turebere hamwe ibya kino kibazo. Kibaza kiti, nyuma yo kubonera vuga izindi ndangagaciro 5. Ku buryo ubu nawe maze gusoma rino somo Pierre agiye kudufashamo, wahita uzisobanukirwa rwose. Uretse kubonera, vuga izindi ndangagaciro 5 zikurikiraho ziranga ubwenge buturuka mu ijuru. Urebye ni nk'aho ya ngingo y'ejo dukomerejeho. Ubwenge buturuka mu ijuru, ibiburanga ni ibihe? Uretse kubonera, ni izindi ndangagaciro zindi 5 ziranga ubwo bwenge butajya bwangizwa n'imigirire yacu. Pierre, dusomere muri Yakobo 3:17. Muri Yakobo 3:17 baragira bati, ariko ubwenge buva mu ijuru irya mbere buraboneye, kandi ni ubw'amahoro, ni ubw'ineza, bwemera kugirwa inama, bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza, butarobanura abantu ku butoni. Ngira ngo izo ndangagaciro 5 twazumvise. Ntabwo ndi busubiremo imwe imwe zumvikanye, ahubwo umuntu wese akwiriye kureba niba zirangwa mu mico ye. Niba utazifite, ubwo ntabwo ufite ubwenge buturuka mu ijuru. Ubwo ufite n'ubumenyi bwa hano mu isi gusa. Ariko reka dusabe Imana ibidushoboze. Tugiye kurebera hamwe amagambo aboneka mu gitabo cyitwa Ubuyobozi bwa Gikristo, paje ya 6 n'iya 7. Aragira ati, ukeneye kugira neza, urugwiro, ubugwaneza no kwicisha bugufi bya Kristo. Ibi bintu umuntu wese arabikeneye. Utagira ngo hari n'umuntu runaka, ni wowe, ni njyewe. Ufite ibisabwa byinshi by'agaciro bishobora gutunganywa kugira ngo ukore umurimo wo mu rwego rwo hejuru cyane. Niba warerejwe Imana, ukwiriye kumva mu buryo burangwamo ukwiriye kumva ko ari ngombwa kwegera abavandimwe bawe mu bugwaneza n'urugwiro, atari mu buryo burangwamo amahane n'ubugome. Ntabwo uzi umubabaro waterwa n'ubukana bwawe. Kenshi na kenshi hari igihe wegera mugenzi wawe, wenda ugira ngo umukosore, ugira ngo umugire inama, ariko uburyo ugiye bigatuma ibyo ukoze biba zero. Siho Pierre? Nibyo rwose. Rwose biba zero pe. Rwose niba ugenda gufasha mugenzi wawe, mwegere
mubwire mu buryo bw'ubugwaneza, tuje utuje, burangwa n'urugwiro, kugira ngo abone yuko ibyo ushaka kumufashamo yuko uri kubiterwa n'urukundo umukunda. Ariko igihe umukankamira ngo dore wakoze ibi ngibi ufite ubukana bwinshi, aho kugira ngo abyumve agashaka guhangana nawe. Rwose uzarebe n'umwana iyo umuhannye urakaye cyane, hari n'igihe atanabona n'ikosa umuhannye akumva uramurenganyije pe. Ariko iyo ukoresheje ubugwaneza n'urugwiro ukamwereka ikintu neza mu rukundo, yisubiraho akavuga ati koko ibi bintu byari bikwiriye. Nicyo rero ngabo barimo baravuga yuko kenshi na kenshi hagiye tubikora nabi, bityo hano bakavuga ngo ntabwo uzi umubabaro baterwa n'ubukana bwawe, bitewe n'uko ubegera ufite umwuka wo kubategeka kugenza gutya. Byaraga bikwiriye, ukwiriye gufasha umuntu usa nkaho umujya inama. Bagabura mu materaniro yanyu baratentebutse bakuka umutima, batakaza ubutwari bashoboraga kuba baragize iyo muza kuba mwarabubashye. Buriya umugabura akwiye kuba umwizera byo rwose, akanibyara cyangwa umwizera akwiye kuba umugabura. umugabura akwiriye kubaha umwizera, bakwiriye kubahana kubaha kuko uri umwizera ukwibeshye gusuzugura umugabura, yego ukoze icyaha. Ariko none n'umugabura nawe akwiriye kubaha umwizera. Mbese ibintu ni ingirano. Kuko rero njyewe ntangazwa n'abantu ugasanga urashaka ko umuntu akubaha ariko wowe utamwubashyira, cyangwa se ugashaka ko umuntu agukunda wowe utamukunze. Urumva ibyo ari byo koko? Izo ni za ndangagaciro ziba ziri kubura. Ubundi bikwiriye kubangirirana. Icyo ushaka Yesu nawe bivuze ngo akebo ugiramo mugenzi wawe niko nawe uzagererwamo. Ni ukuvuga yaranabyeruye ati ibyo mushaka abandi babagirira aba aribyo namwe mubagirira. Aha ngaha birumvikana neza rwose cyane, birumvikana. Rero barakomeza bati batakaza ubutwari bashoboraga kuba baragize iyo muza kuba mwarabubashye mukabagirira neza icyizere n'urukundo, binyuze mu myitwarire yanyu mwitandukanyije n'imitima y'abavandimwe banyu ku buryo inama zanyu zitigeze ziberekeza ku cyiza. Rwose abagabura n'abapasiteri dukwiriye kuzirikana ko kenshi na kenshi uko abakristo bakira inama tubaha biterwa n'umwuka twabikoranye. Ni ikintu gikwiriye cyane, uretse ko abagabura bacu barabizi kuko igihe bigaga iby'umurimo w'ivugabutumwa barabihuguriwe. Niba ibyo witeze bitagezweho, uzaba uri mu kaga ko gucika intege no kudatuza no kwifuza ko habaho impinduka. Ugomba kwirinda kunenga no gukura abantu umutima. Igihe abantu bakoze amakosa guhita ubanenga bakura umutima ntabwo bikwiriye. Nyine iryo kosa uraricyaha, ntabwo tuvuze ngo ntukaricyahe cyangwa se ngo urikosore, ariko uri kubikora mu mwuka mwiza. Umwuka mwiza rwose. Wirinde ikintu cyose gisa n'umwuka wo kunegurana, gukritika, kujora, ugaragaza amakosa. Kuko mpamvu iyo ubikoze gutyo nyine biba bihari, ariko bikora mu mwuka mwiza. Nk'ibijanye byo kunegurana bibaza ati se wowe uri imiseke igoroye? Kandi murabizi twese keretse Kristo wenyine. Ntabwo binezeza Imana kubona uwo mwuka mu bagaragu bayo bamaze igihe mu murimo. Rwose noneho abamaze igihe mu murimo bo ntabwo bikwiriye. Ariko nanone umusore niba agira ubuntu bwo kwiyoroshya kandi akagira umurimbo w'imbere mu mutima, biba bikwiriye ko agaragaza ubwuzu ndetse n'ishyaka. Nyamara igihe ishyaka ririmo guhubuka ndetse n'umwuka wo kunegurana bigaragaye mu musore ufite imyaka mike y'ubunararibonye, biba bibangamye kandi biteye ishozi. Umusore ubundi nk'umusore w'umupasiteri cyangwa se umusore w'umugabura, biba byiza ko ababwa hafi n'abagabura bakuze b'inararibonye. Nawe bigenda biza gahoro gahoro. Nta kintu gishobora kwangiza imbaraga ye ihindura abandi nk'iki ngiki: kwicisha bugufi, ubugwaneza, kwihanganira abandi, kudacogora, kutarakara vuba, kwihanganira byose no kwingira byose. Izi ngizi ni imbuto zera ku giti cy'igiciro cyinshi, ari cyo rukundo, ariko gukora guturuka mu ijuru
kandi iki giti nikigaburirwa neza kizahora gitoshye. Uyu musore akwiye guhora yimakaza ashyira imbere izi ndangagaciro. yego Ariko rero si abasore gusa b'abapasiteri n'abagabo bakuze n'abapasiteri bakuze babona bitameze neza, akwiye kwimakaza ibi bintu. Amashami yacyo ntazasaza, ibibabi byacyo ntibizaraba, ntabwo gipfa n'icy'iteka ryose, gihora kivomererwa n'ikime cyo mu ijuru. Ni amagambo aboneka mu gitabo cyitwa Ibihamya by'itorero volume ya 2 paje y'ijana na 34 n'ijana na 35. Sepiyo, hari ikintu wakongera kuri izi ndangagaciro zivugwa aha ngaha zirushijeho kuba ingenzi cyane? izi ndangagaciro zirasobanutse, ntabwo mvugaho byinshi, ariko umukristo wese wa Kristo agomba kuba afite izi ndangagaciro. Izi ndangagaciro nizo zitugira abakristo ubundi, mu yandi magambo nizo zituma tubasha gufatanya n'abandi, nizo zituma dushyira hamwe n'abandi, nizo zituma mu mibereho isanzwe tubasha kuba inyangamugayo, kandi no mu murimo w'Imana tukabasha gukora umurimo w'Imana tudahirikana, tudaterana senteri, kandi ibyo dukora bishimwa na bose. Izi rero ni indangagaciro koko zikwiranye n'umukristo mu buryo bukwiriye. Mu gusoza ino ngingo, njyewe icyo nasaba Imana kandi nasabira buri muntu wese, ni uko umuntu wese wize iki cyigisho, ni mutyo isengesho rye ribe ko Imana yamushoboza nawe akabigiramo uruhare, kugira ngo tugire zino ndangagaciro mu mico yacu. Uwiteka abidushoboze mu izina rya Yesu. Bene data, murakoze cyane, kandi kuba mukurikira ibi byigisho ni ingenzi. Turabasaba rero kujya mukora subscribe, gukanda ku nzogera, kugira ngo ibyigisho bibashe kubageraho uko tubishyizeho, icyigisho gihite kikugeraho. Birasaba yuko ukora subscribe. Turabibutsa rero yuko ukora subscribe rimwe gusa, ubundi ibyigisho bikajya bikugeraho, kandi icyigisho kikugezeho ushobora kugisharinga cyangwa se kucyoherereza umuvandimwe wawe mu buryo bworoshye cyane, ntago biba bigoye. Mugerageze rero gukora subscribe kugira ngo ibyigisho bibashe kubageraho vuba. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.